ويكتب الله خيرا أنت تجهله وظاهر الأمر حرمان من أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده تبارك وتعالى ونصلي ونسلم صلاة وتسليما على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. dutangiye dushimira Allah subhanahu wa ta'ala, dusabira amahoro n'umugisha intumwa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, yo n'umuryango wayo n'abasangirangendo bayo hamwe n'abakomeje kugera ikirenge mu cyabo kugeza ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala yongeye kudushoboza muri aka kanya guhurira hano mu isomo rya tafsir, aho tuganira ku bisobanuro bigari by'igitabo gitagatifu cya Qur'ani. Tukaba twaratangiriye ku ijuzu rya 30 kubera qisaru suwar, amasura magufi dukoresha mu isala, tukanayakoresha akaba ari nayo mbese abantu bakunda gutangiriraho biga, tuyaheraho tuyasesengura kugira ngo abayisilamu nyine mubare munini w'abantu bamenye niyo barimo gusari izi sura ntoya tuba dusoma zishatse kuvuga iki cyangwa se ubutumwa buzikubiyemo n'ubuhe. Hanyuma rero nk'uko mubizi mu isomo ryacu ry'ubushize twasesenguye suratul inshiqaq, hanyuma tukaba twarayisoje uyu munsi biidhnillahi ta'ala. Tukaba dufite isomo rishya aho tugiye kuganira kuri suratu al-mutaffifin. Suratul mutaffifin, al-mutaffifun, aba ni abantu bibisha iminzani, ni abantu bagira uburiganya mu bucuruzi, cyane cyane ku bintu bipimwa, kuko twese tuzi ko mu gucuruza, mu kugura, mu kugurisha hari igihe usanga abantu bagura ibintu bipimwe cyangwa byapimwe bakabyishyura igiciro runaka. Abantu rero bagira amanyanga, uburiganya cyangwa se fraude mu kugura no kugurisha ibintu bipimwa byagenewe igiciro, abangaba nibo yisura yitiriwe. Allah subhanahu wa ta'ala akaba yarabise al-mutaffifun. Al-mutaffifun, abantu bibisha iminzani cyangwa se biba ibintu biba byapimwa. Hanyuma nanone dufite muri iyi sura urugero rw'amateka ku bantu bo ku muhanuzi cyangwa se ku ntumwa y'Imana Shuaib alayhi salam, aho aba bantu banditse amateka mu gihe cyashize mu kwibisha iminzani. Hanyuma uko kwibisha iminzani byajyanye no guhakana Allah subhanahu wa ta'ala, kuko Allah yabasabye kumwemera no kureka iki cyaha cyo kwibisha iminzani, barabyanga. Hanyuma bageze imbere turaza kuza kubona uburyo babwiye intumwa ya Allah subhanahu wa ta'ala ariyo Shuaib, baramubwira bati waruzi n'ikindi, ntabwo duteze kuzareka ibyo dukora, niba uri umugabo ibihano wadusezeranije biza. Muri iryo somo cyangwa se muri iyo nkuru turaza gusangamo igihano Allah subhanahu wa ta'ala yahanishije aba bantu cy'igicucu cy'umukara, igihano cy'igicucu cy'umukara. Turaza kuza kukibona tubene n'ibyari bikubiye muri icyo gihano ibyo ari byo. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya mbere y'iyi sura aratubwira ati wailun lil mutaffifin. Iyi sura ni sura yamanukiye i Madina. Abakurikira iri somo rya tafsiri mumaze kumenyera ko Qur'ani tugenda tuganira ku masura, tukabona amasura yamanukiye i Maka, tukabona n'amasura yamanukiye i Madina. Iyi sura rero ikaba yaramanukiye i Madina, ariko nanone uku kumanukira i Madina kw'iyi sura bifitanye isano n'ubu bujura n'ubu buriganya abantu bari barihaye muri icyo gihe bwo kwibisha iminzani. Kubera ko abantu b'i Madina ubwo ubuyisilamu bwahatangiraga, uyu muco w'uburiganya mu kwibisha iminzani wari uhari. Mu kintu cya mbere rero Allah subhanahu wa ta'ala yashatse kweza abanyemadina mu byo bakora, yashatse ko abanyemadina baba ari abantu batarangwa nacyo harimo ibyo bintu byo kwibisha iminzani, cyane cyane ubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yari maze kuhagera. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya mbere atubwira ati wailul lil mutaffifin. Igihano gikomeye, umuriro utazima uri ku bantu bafite uburiganya mu bucuruzi, bibisha iminzani.
bapimira abantu ibintu bituzuye. Kandi bo Allah subhanahu wa ta'ala arabasobanura muri aya zikurikira iyi ngiyi. Baba bashaka gupimirwa ko babapimira bagaharanira ko buzurizwa ndetse bagasaba n'inyongezo. Aba bantu bafite igihombo, bafite igihano gikomeye bateganyirijwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith yakiriwe na Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu aratubwira ati lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata, ubwo intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yageraga i Madina ivuye he? I Maka. Tuziko ubuzima bw'ibwiriza butumwa bw'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam burimo ibice bibiri. Ibwiriza butumwa intumwa y'Imana yakoreye i Maka n'ibwiriza butumwa intumwa y'Imana yakoreye i Madina. Yahereye i Maka hanyuma nyuma ihabwa itegeko ryo kwimukira i Madina. Ibn Abbas muri hadith aratubwira ati lamma qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam al-madinata, ubwo intumwa y'Imana yavaga i Maka ikimukira i Madina, igeze i Madina mu bintu bibi yasanze i Madina, mu mico mibi yasanze i Madina itari ikwiriye kuranga abantu bagezwemo n'intumwa y'Imana Muhammad, kanu min akhbathi an-nasi kayla. I Madina hari umuco w'ubujura mu minzani. Intumwa y'Imana irabihasanga. Umuntu agafata umunzani akawugoronzora, agafata rasoro y'umunzani akayikata akayigabanya, amabuye bakayabaza. Murabizi ibyo ngibyo ni amayeri akorwa na al-mutaffifuna, n'abantu Allah subhanahu wa ta'ala arimo kuvuma muri iyi sura. Ibn Abbas ati intumwa y'Imana igeze i Madina isanga abantu baho biba mu bucuruzi, fa anzala Allah subhanahu wa ta'ala wailun lilmutaffifin. Allah subhanahu wa ta'ala amanuriye sura avuga ati ibihano bikomeye biri kubibisha iminzani. Hanyuma fahassanu al-kayla ba'da dhalik, abantu b'i Madina uwo muco bawucikaho nyuma yaho ngaho. Nyuma yo gusobanurirwa iyi sura, nyuma yo gusobanurirwa iyi aya, nyuma yo kumva ubutumwa buhetswe n'iyi sura. Nanone muri hadith ya kabiri ituruka kuri Hilal ibn Tariq aratubwira ati qala baynama ana asiru ma'a ibn Umar faqultu man ahsanu an-nasi hay'atan wa awfahu kaylan ahlu Makkah aw al-Madina qala haqqun lahu. Muri hadith Hilal aratubwira ati igihe kimwe narindi kumwe na Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, turimo gutembera, nza kuza kumubwira nti man ahsanu an-nasi hay'atan wa awfahu kayla, ubu nonaha ninde upima akanapimura neza nta buriganya mu bucuruzi, ni abantu b'i Maka cyangwa ni abanyamadina? Faqal Ibn Umar aransubiza ati haqqun lahum, abanyamadina barabikwiye. Ama sami'ta Allah yaqulu waylun lilmutaffifin, ese ntabwo wigeze umenya ko Allah subhanahu wa ta'ala yabakuye ku muco wo kwibisha iminzani akabashyira ku muco wo gupimira abantu ibintu byuzuye no gusabarwa gupimirwa ibyuzuye? Muri aya ubwo Allah yavugaga ati waylun lilmutaffifin, igihano gikomeye kiri ku bantu bakora uburiganya mu bucuruzi, bapimira abantu ibintu bituzuye. Hanyuma al-murad bitatfif, icyo Allah subhanahu wa ta'ala yaragamije mu kwibisha iminzani mu buriganya bwo mu bucuruzi ni ikintu cyitwa al-bakhsu fil mikyal wal minzan, gupimira abantu ibintu bituzuye no kugira uburiganya mu gupima no gupimurira abantu mu bucuruzi. Imma bilizdiyat, ugasaba abantu ngo bakongerere ibitari ngombwa, in iqtada minan nas, aba bantu Allah ari kuvuga muri iyi sura iyo ashaka ko abandi bamupimira abashaka ko bamupimira ibyuzuye ndetse bakanarenza. Wa imma binuqsani in qadahum, hanyuma we yashaka gupimurira abantu, guha abantu n'umunzani akifuza kubaha ibituzuye. Nanone tukiraha dushobora gushyiramo n'abandi nanone baba bafite nk'ibintu, ugasanga wenda nk'umucuruzi afite ibintu birimo kalite zitandukanye, wowe ukaza ukagura kalite ya mbere
ariko noneho igihe cyo kugenda uri mubara nk'amafaranga kugaruriye bagahita baguhindurira bakaguha karite ya kabiri. Abangaba nabo bari mu bavugwa muri iyi sura. Bibaho kishyura ikintu cya karite ya mbere kigura 10,000, noneho mu gihe barimo nko kukugarurira cyangwa urangaye gatoya bajya guterura bagahita baterura envelope irimo karite ya kabiri ikigura 7,000 bakakiguha. Abo bose bafite umuvumo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu umucuruzi w'umuyisilamu akwiriye kumenya Allah mu bucuruzi, agatinya Allah mu byo apimira abantu, mu byo aha abantu, akirinda indahiro z'ibinyoma. Kirazira muri Islam kurahirira umukiriya ukamubwira uti wallahi iki nakiranguye gutya ubeshya, wallahi iki kintu kigeze kuri aya mu isoko ubeshya. Abo bose bafite ubwo buriganya, bose qiyasan ala almutaffifin, dushingiye kuri aba bantu Allah avuma muri iyi sura b'uburiganya mu bucuruzi, bapimira abantu ibintu bituzuye. Nabo bandi ndi kuvuga nabo bari muri iyi sura. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya kabiri aratubwira ati aba bantu bibisha iminzani ni bande? Alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun, iyo bagiye kugura ikintu gipimwa baba bifuza kuzurizwa no kurenza. We agiye kugura icyo bapima, arashaka ko bamwuzuriza no kurenza. Ariko noneho muri aya ya gatatu Allah subhanahu wa ta'ala kongera akabasobanura murebe ubwiza bwa Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga abantu yarangiza akabadefinisa muri aya. Iya mbere iravuga al-mutaffifun, iya kabiri ni definition ni bande, aya ya gatatu nayo ni definition ni bande. Aya ya kabiri Allah subhanahu wa ta'ala ati aba bantu b'uburiganya mu bucuruzi iyo bagiye kugura baba bakanuye, batifuza guhendwa, batifuza kwibwa, batifuza kugabanyirizwa. Ariko noneho muri aya ya gatatu Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, baba bagiye gupimurira abandi, baba bagiye kugurisha abandi, yukhsirun, bakabaha ibintu bituzuye cyangwa se bakabaha n'ibintu bitari byo. Ibn Kathir aratubwira ati igisobanuro cy'ijambo yukhsirun yunqisun, bakagabanya igihe bagiye gupimurira abandi. Isukari y'ibiro 25, umuntu utazi Imana, umuntu udatinya Imana, umuntu utazi ko azahura na Allah, turaza kwibona muri iyi sura. Isukari y'ibiro 25 akayigurishamo ibiro 30 kubera gupimira abantu ibintu bituzuye. Musaza umwe kera mu nkuru abantu bagiye bakira mu nkuru z'abantu batubanjirije, ariko tutahagararaho ngo tuyite 100% kuko itari muri Qur'ani, yewe bikaba itaranigishijwe n'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ariko iri mu nkuru abatubanjirije bagiye bahererekanya kugera ubwo ije ikagera ku bantu. Umusaza umwe, basaza babiri mu giturage kimwe, bari baziranye, bakundana, bubahana, barabyirukanye, bose bageze mu za bukuru, bubaha Allah subhanahu wa ta'ala, bubaha Allah, basari, basingiza Imana, baziranye nk'abantu babyirutse batinya Imana banayikunda, bakaba babisaziyeho. Baza kuza kuganira, baravuga batari kuko Allah yaduhaye kuramba, ninde uzapfa mbere hagati yacu? Bose bararebana baravuga tu ari we wese igihe kizagera azapfa mbere y'undi, kuko ni tuzapfira rimwe. Ubwo tutazapfira rimwe reka twumvikane ku kintu, uzapfa mbere azagaruke abwire uzaba akiriho uko yasanze bimeze, turebe ese ibi dukora twakiriwe gute na Allah subhanahu wa ta'ala. Ari igihe abantu bavuga ibintu ukavuga nk'ikintu ukagira ngo urakivuze gusa kiragenda, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ari kukureba. Abasaza babyumvikanaho, uzapfa mbere azagaruke nyuma abwire mugenzi we uko yasanze ahameze. Babyemeranywa, hari inzira yo kugaruka, nagaruka nkakubwira uko nasanze bimeze, hari inzira yo kugaruka, nagaruka nkakubwira uko nasanze bimeze. Cyara kabaye musaza umwe aratabaruka, hacaho igihe kirekire cyane, wa mugenzi wategereje avuga ati nzamenya nte uko mugenzi wanjye yakiriwe aho yagiye.
kera kabaye wa musaza asinziriye mu bitotsi amera nk'umuntu urimo kurota, agiye abona mugenzi we wa musaza aheruka kera aturutse ahantu kure, hariya ndabona haturutse umuntu yaba arinde. Uko agenda amwegera akagenda abona ni wa musaza wapfuye mbere ye, arirukanka aramusanganira mu nzozi. Aragenda hageze, bana makuru yawe bimeze bite? Bana aho ndi bimeze neza, wowe umeze ute? Nanjye meze neza. Ikibazo cya mbere twari twaravuze gutya na gutya na gutya ko uzagenda mbere azagaruka akabwira undi uko yasanze ibintu bimeze, ko watinze bimeze bite? Mugenzi we aramubwira ati uzi ikintu cyantindije? Undi aramubwira ati sinkizi. Ati urabona kwa kundi nacuruzaga ifu cyangwa se ifarini, imyaka yose nasobanuraga ukuntu abantu bampaga amafaranga yuzuye, hanyuma njyewe nabapimurira ifarini ndi kwisuka mu byo bazanye, hakagira ubuvungukira busigara ku gisahani cy'umunzani. Allah subhanahu wa ta'ala akambaza ati ko umuntu yaguhaye inoti y'igihumbi yuzuye ntaguhe 999, wowe kuki wasigaranye ifu ku munzani? Mugenzi we barakangutse. Bavandimwe b'Islam, ibi ngibi ni ukuri. Intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam muri hadith yaravuze iti uramenye la tazlimanna ahada, ntuzahuguza umuntu wa in qadiban min arak, niyo cyari igiti cy'umuswaki. Igiti cy'umuswaki kujya cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam cyari ikintu gitoya. Biti by'umuswaki bayihinga ari ikintu umuntu ashobora kugenda agakata ahantu ku giti, ariko uko kujya kugikata ari ibintu bishobora kugora umuntu, ukaba wabibagirwa nko kuri toilette umuntu akawujyana abizi ko ari wawe ntawe gusubiza. Intumwa y'Imana iti uramenye ntuzahuguze umuntu niyo kaba agati k'umuswaki. Imyaka yose umusaza acuruza ifu y'imyumbati, Allah arimo kumubaza atabana uko baguhaye amafaranga yuzuye, kuki wowe hari ifu yasigaraga ku gisahani cy'umunzani, warangira ukongera ukayiti yawe ukayiha n'abandi. Icyo gihe cyose kirashira. Bavandimwe b'Islam, kwibisha iminzani cyari mu byaha bikomeye, kiri mu byaha bikomeye. Uburiganya mu bucuruzi biri mu byaha bikomeye, biri mu bintu bizabuza abantu kujya mu ijuru ku munsi w'imperuka, biri mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala azahera hana abantu. Imana muri Qur'an iratubwira iti wa awfu al-kayla idha kiltum wazinu bil qistas al-mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala muri iyi sura aratubwira ati, suratul Isra aya 35, wa awfu al-kayla idha kiltum, niba murimo gupimira abantu ni mwuzuze. Umuyisilamu ufite Qur'an ntukwiriye gucuruza nk'abandi bazi ko ubuzima bwabo ari ubwa hano ku isi gusa. Wowe uzi ko uzahura na Allah akakubaza ni gutuhumu ni sukari ya garama 950, warangiza ukavuga ngo ningurisha 10 ndaba mfitemo ikindi, ningurisha 20 ndaba nungutsemo ikindi cyo. Ibyo bintu urabikora kugira ngo uzahure na Allah usubize iki? Ni nayo mpamvu dufite Qur'an, ni nayo mpamvu intumwa y'Imana ikigera i Madina Allah yarabizi ko uyu muco uhari bawufite kandi wanga. Allah manuriye suratul mutaffifun, waylun lil mutaffifin, abajura mu bucuruzi, abajura b'iminzani, abapimira abantu bituzuye bafite akaga. Allah muri suratul Isra aya 35 ati wa awful kayla, mujya mupimira abantu byuzuye, idha kiltum, igihe murimo gupima mwuzuze, wazinu alwazni numunzani, niho ijambo rituruka, wazinu bil qistas almustaqim, mupimira abantu n'ibintu byujuje ubuziranenge. Ubu urakoresha umunzani wapfuye ubizi? Umuntu w'umuyisilamu muzima uzi ko Allah yanga uburiganya, uracuruza ufite umunzani wapfuye ubizi, ufite ibuye ry'umunzani mugenzi wawe yabajije yanyujije kuri ponseze ubizi. Niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ati wazinu bil qistas al mustaqim, mupimira abantu mukoresheje ibintu byujuje ubuziranenge. Iyi sura imaze imyaka 2500 ku isi. Abayisilamu uyu muco bawuzi ko bagomba kuwugira wo gucuruza bakoresheje ibintu byujuje ubuziranenge. Allah ati dhalika khairun, ibyo nibyo byiza kuri mwe, wa ahsanu ta'wila, ni nabyo bitazagushyira mu kibazo. Ushobora no guhura na Allah ugasobanura.
Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul an'am aya 152 akatubwira ati wa awful kayla, ibyo mupimisha, al-kayla wal mizana. Iyi sura irimo ibintu bibiri, al-kayl wal mizan. Al-kayl niki, al-mizan niki. Al-kayl ni ingemeri, al-kayl ni bya bikombe by'inusu, al-kayl ni bya bipimo abantu baba barumvikanyeho bakavuga bati akadobo kagura gutya, akadobo kuzuye ibi bintu kagura gutya. Wowe urimo uragurisha inyanya, warangiza ugafata ibinyanya byaboze ukabibanza hasi, warangiza ugafata inyanya nzimu ukazishyira hejuru, kugira ngo wibe umuntu uzi neza ko arimo kugura, ari mu modoka, afite urugendo, atenda no kugaruka ngagusubiza ibyo yaguze. Uzajya mu ijuru ute? Ubuzima bwose umuntu acuruza gutyo? Ibyo bishobora gukorwa n'abantu batazi Imana, ibyo bishobora gukorwa n'abantu badasoma Qur'an, ibyo bishobora gukorwa n'abantu badafite Qur'ani, batayifite ngo ibabere umuyoboro w'imico. Wowe umuyisilamu ibyo bintu wabikora ute? Ni gute umuntu wafata ibintu ibitunguru byaboze ukabibanza hasi mu ntebo, ibizimu ukabishyira hejuru? Al-kayl ni ibyo bintu abantu bapimisha bitari minzani. Al-mizan ni umunzani, ushobora kuba ari uwa electronique, ushobora kuba ari uwa analog, ari umunzani wa balance, cyangwa se ari umunzani wa rasoro, cyangwa se ari uw'amashanyarazi. Ibyo byose babyita iminzani. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati bil qisti, biba ari ibintu byuzuye. Allah ati mukurikire murebe iri jambo Allah agiye gukurikizaho, la nukallifu nafsan illa wusaha. Mu by'ukuri twe icyo tureba ni niya y'umuntu no kugerageza gutunganya, ariko ikintu kitari mu bushobozi bwawe, nka kuriya twavugaga ifu, ubuvungukira bw'ifu bushobora gusigara ku gisahani cy'umunzani. Allah ati la nukallifu nafsan illa wusaha. Ntidushobora natwe guhanira umuntu cyangwa kubaza umuntu ikintu kitari mu bushobozi bwe. Abisobanukiwe? Allah subhanahu wa ta'ala arabizi ko ushobora kugura umunzani ukawuzana ufite ikosa wowe utarizi, ukawucururizaho imyaka yose utabizi, utarabikoze ku bushake. Iki nicyo gisubizo, la nukallifu nafsan illa wusaha. Ntidushobora guhanira umuntu usibye icyo tuzi neza ko ashoboye kandi yakoze azi. Bivuze ngo abantu bafite uburiganya mu bucuruzi bararye bari menshi. Wa ahlaka Allahu qawma Shu'aib, Allah subhanahu wa ta'ala yoretse abantu bo kwa Nabiyullah Shu'aib, wadammarahum, arabarimbura, ala ma kanu yabkhasuna an-nasa fil mikyal wal mizan. Kubera ukuntu bari bafite umuco mubi w'uburiganya mu bucuruzi no gupimira abantu ibintu bituzuye no gupimurira abantu ibintu bituzuye, Allah subhanahu wa ta'ala araboreka. Aba bantu ni bandi bavani mu Islam, aba bantu bo kwa Nabiyullah Shu'aib, Qur'an yabise ashabul aika muri aya zimwe, mu zindi Allah subhanahu wa ta'ala abita ahlu Madyana, abantu bi Madyana. Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an aratubwira ati wa ila Madyana akhahum Shu'aiba. Mu mujyi wa Madyana hari hehe? Madyana hari hafi ya Syria kera. Allah subhanahu wa ta'ala yaboherereje intumwa yabo Shu'aiban. Uyu Shu'aib numwe mu ntumwa eshanu z'Abarabu, numwe mu ntumwa eshanu z'Abarabu. Hari intumwa eshanu z'Abarabu Allah subhanahu wa ta'ala yohereje, Shu'aib yari umwe muri bo. Qal, Shu'aib abwira abantu be, arababwira ati ya qawm, bantu banjye, bavandimwe banjye, i'budullaha, nimusenge nimugaragire Allah, ma lakum min ilahin ghayruh, kuko nta yindi mana mufite itari Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan, kandi muramenye ntimugakora uburiganya mu bucuruzi ngo mupimira abantu ibintu bituzuye, mupimisha ibintu bituzuye, mupimira abantu ku minzani ifite inenge mubizi. Inni arakum bi khair, nge ndabona uko mwimereye ntacyo bibatwaye. Wumve, nge ndabona uko mwimereye ntacyo bibatwaye, mwibereye mu nema. Abacuruza baracuruza bakabona, abakora barakora bakunguka. Inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhit, mfite ubwoba ko uyu muco ni mukomeza w'ubujura no gupimira abantu ibintu bituzuye, no gupimira abantu, gupimisha ibintu bitujuje ubuziranenge. Mfite ubwoba ko hari umunsi Allah subhanahu wa ta'ala azabibahanira. Arangije arababwira ati wa ya qawm, bantu banjye,
la yajrimannakum shiqaqi. Iri jambo shiqaqi risobanura adawati wa bughdi. Urwango mu nyanga ni Shuaibu ari kubwira abantu be, urwango mu nyanga ntiruzatume mutantega amatwi. Allah yarantumye ngo munyumve muzarokoke, ariko kuba mu nyanga ntibizatume mutumva ibyo ndi kubabwira. An yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin. Mfite ubwoba ko nimukomeza uwo muco muzahura n'ibyago nk'ibyo abantu bo kwa Nowa bahuye nabyo, Allah barimbara akoresheje umwuzure, au qauma hudin, cyangwa abantu bo kwa Hud murabibuka, au qauma salihin, cyangwa abantu bo kwa Salih. Wama qaumu lutin minkum biba'id. Kandi munibuke ibyabaye ku bantu bo kwa Lut ntabwo ari ibya kera kuri mwebwe, bivuze ngo bari mu myaka yenda kwegerana. Wastaghfiru rabbakum, nimwicuze ku Mana kubyo mumaze igihe mukora, thumma tubu ilayhi, mugarukire Allah mumusabe imbabazi munamwicuze, inna rabbi rahimun wadud. Allah subhanahu wa ta'ala azabagirira impuhwe. Bamuteze amatwi arimo arabigisha. Qalu, bagiye kumusubiza, uzureba abantu batazi Imana. Igisubizo cyabo iyo kije kiba ari igisubizo gitangaje. Wumve, ya Shuaib, yewe Shuaib, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Byinshi wavuze byinjiriye aha bisohokera. Wumve, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Byinshi watubwiye byinjiriye aha bisohokera aha, tukubwiza ukuri nitwigeze tubyumva. Wa inna lanaraka fina dha'ifa. Kandi unanabimenye tugufata nk'umuntu w'umunyantege nkeya muri twebwe, tugufata nk'umuntu w'umunyantege nke muri twe. Walaula rahtuk, iyo bitaza kuba twaba tubabaje umuryango wawe. Wumve, iyo bitaza kuba twaba tubabaje umuryango wawe, la rajamnaka, twari kuzagutera amabuye kugeza upfuye, twari kuzagutera amabuye kugeza upfuye. Wama anta alaina biaziz, kandi ntiwatunanira. Wumve, umuntu araje yigishije abantu, arababwira ati mumenye Imana, muyicuzeho, muyigaragireyo yonyine, nta yindi Mana mufite itariyo, kandi muhagarike ubujura bwo kwibisha iminzani no gupimishiriza mu masoko ibintu bitujuje ubuziranenge byiba abakiriya. Arangije arababwira ati nimukomeza ibyo bintu, mumenye abo Allah yarimbuye barimo abo kwa Nowa, barimo abo kwa Hud, barimo abo kwa Salih, ati kandi n'abantu bo kwa Lut nabo mubibuke n'abejo bundi ibyababayeho murabyibuka namwe byababaho. Bagiye kumusubiza bati rero byinshi watubwiye byinjiriye aha bisohokera aha. Iyo bitaza kuba gutinya kubabaza umuryango wawe n'abantu baza bakavuga bati twabiciye umwana, nukuvuga ngo bivuze ngo Shuaib yari afite umuryango ukomeye muri ako gace, la rajamnaka, twari kuzagutera amabuye kugeza upfuye. Wama anta alaina biaziz, kandi nta nubwo watunanira wura akantu gato cyane kuri twebwe. Qal, abatega amatwi arabasubiza ati ya qaum, bantu banjye, arahti a'azzu alaykum min Allah. Kuko ubu impamvu mutangirira nabi ni ukubera ko mutinya umuryango wanjye. Ese umuryango wanjye uruta Allah? Mwakabaye muvuga muti ntitwakugirira nabi kubera ko uri intumwa ya Allah, none ngo ntitwakugirira nabi kubera umuryango wawe. Umuryango wanjye uruta Allah kuva ryari? Arangije arababwira ati rero inna rabbi bima ta'maluna muhit. Ibyo mukora Allah subhanahu wa ta'ala ari kubikurikira isegonda kurindi. Wa ya qaum, bantu banje, i'malu ala makanatikum inni amil. Mukore ibyo mushoboye mukore, amaze kubabwira njewe ibyo ntegekwa na Allah ndi kubikora. Sawfa ta'lamuna man yatihi adhabun yukhzihi wa man huwa kadhibun wartaqibu inni ma'akum raqib. Arababwira ati bantu banje rero reka dutegereze turebe uwo igihano cya Allah kizaza ari igihano gisuzuguritse. Ati kandi mu by'ukuri tuzanamenya umunyakuri n'umunyakinyoma hagati yanjye namwe. Wartaqibu, nimwicare mutegereze mucunge, inni ma'akum raqib, nanjye ntegereje ibizababaho. Mu byo bamubwiye muri ubu butumwa bwa Nabiyullah Shuaib, baramubwiye bati asalatuka ta'muruka an natruka ma
ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Ese isala zukora kuba warigize umuntu usari cyane, ukaba warigize umuntu w'umusilamu udasanzwe, ibyo nibyo byatuma uzuka duhagarara hejuru ngo tureke gusenga ibyo twasanze bisengwa n'ababyeyi bacu, aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Ese izo swala ukora ni nazo zituma wazuka duhagarara hejuru ngo ntidukoreshe amafaranga yacu ko dushaka? Niba twibishima inzani turamaze, nicyo bashaka kuvuga. Innaka la anta al-halimur rashid. Mu byukuri biragaragara ko uri umuntu wakabaye uzi ubwenge ariko nturi kubukoresha. Bamutuka n'ibindi bitutsi byinshi, baramubwira bati innama anta min al-musahharin wa ma anta illa basharun mithluna. Ikigaragara wowe uri umuntu wagira ngo barakuroze kandi nta nubwo uri n'umubeshya, uri umuntu nkatwe. Impamvu y'iri jambo ngo uri umuntu nkatwe, babaga batekereza ngo Imana ishatse kubaha ubutumwa yazana ikintu kidasanzwe, akazana nk'umumarayika, bati hariya hari umuntu udasanzwe yavuye kwa Allah, mujye kumva ibyo avuga. None we urebe Allah ukuntu agerageza akaza ari umuntu nkabo, avuka kwa runaka bamuzi, yahagera bagacanganyikirwa, bakayoberwa icyo bakora n'icyo bareka. Baramubwira bati wowe uri mugenzi wacu turakuzi, wa inna dhunnuka lamina al-kadhibin. Kandi igihe cyinshi tugutekereza mu bateka mutwe wowe, tuba tubona utubesha. Niba utabesha wumve, bahakanye Imana, banze kumva amategeko yayo, banze kumva ubutumwa bwabo bwa Allah, umuco mubi bafite w'ubujura bw'iminzani banze kuwureka, barangije babwiye intumwa ya Allah bati yo tukurebye tubona utubesha, ntabwo tukwemera, turabona uri umuntu nkatwe, noneho uze urebe kutanyurwa. Barashaka kugira ngo bamunyomoze. Fa asqit alayna kisafan min as-sama. Niba utabesha ngaho uzatumanurira amabuye yavuye mu ijuru, yandi ujye utubwira, uzayazane turebe. Mpamvu niye bavanywe mu Islam bibuka ibyo ari byarabaye ku bwa Lutu alayhi salam, kuko intumwa yabo yarabwiye iti abantu ba Lutu kuri mwe ntibari kure, barabyibuka. Nawe barangije baramubwira bati niba utabesha fa asqit alayna kisafan min as-sama, uzatumanurira ayo mabuye yaturutse mu ijuru, ujye utubwira in kunta min as-sadiqin, niba utabesha. Qala rabbi, agiye kubasubiza arababwira ati Allah azi ibyo mukora, mwe mwicare mutegereze. Aba bantu bafite ibyaha, icyambere banze kwemera Allah subhanahu wa ta'ala, icya kabiri ni mushrikuna, n'ababangikanyamana, icya gatatu bafite icyaha Allah yanga. Na bamwe mu bantu badasobanukiwe bafite n'ubu none ahangaha cyo kwibisha iminzani, cyo gucuruzanya uburiganya, ukagira ngo nibwo uzatera imbere, kumbe uri murishyira mu kibazo hagati yawe na Allah, kuko kino cyaha kiri mu byaha bikomeye. Tekereza icyaha Allah subhanahu wa ta'ala yabujije ababangikanyamana na mbere yo kumwemera. Abantu bakora shiriki, abantu basenga ikitari Imana, mbere yuko Allah babwira ngo mubanze munyemerera, arababwira ati iki cyaha mukireke, kandi ni mukigumaho nzabahana. Cy'ubujura, umuntu akagwa amafaranga yuzuye ukamuha ibintu bitari byo. Allah subhanahu wa ta'ala aba bantu yarabarebaga mu by'ukuri. Nabiyullah Shuaib, intumwa ya Allah Shuaib alayhi salam, ijya ku ruhande. Iyi ntumwa za Allah zajyaga ku ruhande zikazamura ibiganza zikavugisha Allah, hari ikintu cyagombaga kuba uko byaba bimeze kose. Nabiyullah Nuhu alayhi salam yagiye ku ruhande abwira Allah, aramubwira ati Mana nyagasani Allah, aba bantu maze imyaka n'imyaniko mbigisha, nategereje ko igihe kizagera generasiyo z'abahakanye muri bo zikarangira, hakaza generasiyo z'abantu bazanyumva, ariko in yalidu illa, nabura uko babyaye nta kindi babyara usibye ko babyara bameze nkabo. Nuhu alayhi salam asabira abantu be kurimbuka. Reka turebe Shuaibu nawe ajya ku ruhande aravuga ati rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq, Mana nyagasani uducire urubanza, ducire urubanza hagati yanjye n'aba bene wacu. Urubanza se n'uruhe? Baramubwiye bati niba utabesha ngaho zana ya mabuye yo mu ijuru ujye utubwira.
arangije ajya Qur'an abwira Imana ati Mana ducira urubanza, nukuvuga ngo Mana nyagasani aba bantu bereke ko ngewe nari umunyakuri muri bo ntabeshyaga. Arangije aravuga ati wa anta khayrul fatihin, kandi nzi neza ko Allah subhanahu wa ta'ala anta khayrul fatihin, mu byukuri uzadutandukanya n'abantu bantu mu buryo buzagaragarira uwo ari we wese. Imana iramubwira iti ndabyemeye. Allah subhanahu wa ta'ala arabyemera kuzamutandukanya n'abo bantu no kuzabacira urubanza, akereka abo bantu ko iyo ntumwa ibyo yavugaga ari ukuri n'ibyo basabaga bafite Allah afite ubushobozi bwo kubibaha. Nabiyullah Shuaib amaze kubona confirmation ya Nyagasani subhanahu wa ta'ala ko abo bantu bagiye kurimbuka, araza arababwira ati mugiye kurimbuka. Wumva ukuntu yababwiye, ya qawm, bantu banjye, laqad ablaghtukum risalati rabbi, maze iminsi mbigisha mbaha ubutumwa nahawe nande na Nyagasani wanjye, wa nasahtu lakum, nabagiriye inama uko nshoboye, fakayfa asi ala qaumin kafirin. None se murabona hari izindi mpunzi nzabagirira? Ntazo, jo bundi muzamureba. Shuaib alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati fa akhadhatuhum ar-rajfa fa asbahu fi darihim jathimin. Igihe cyarageze aba bantu bafatwa n'igihano cya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Turaza kubibona ibi bihano Allah yahanishije aba bantu. Icyaha gikomeye nyamukuru bafite yanga ari ukwibisha iminzani. Fa asbahu fi darihim jathimin, amazu yabahinduka amatongo. Bivuze ngo amazu yabo guhinduka amatongo bivuze iki? Aba bantu nta nubwo baguye mu mazu yabo. Aba bantu byagenze bite kugira ngo aba bantu amazu yabo ahinduka amatongo, kugira ngo aba bantu batagwa mu mazu yabo? Aba bantu byabagendekera bite? Aba bantu Allah subhanahu wa ta'ala yabahaye ibihano byaje mu buryo butandukanye. Icyambere rajfa shadida askanatil harakat. Allah subhanahu wa ta'ala yaboherereje umuyaga udasanzwe waje urahuha uvanze n'ubushyuhe hahandi umuntu yabaga adafite ubushobozi bwo kunyeganyega. Wasayha azima akhmadatil aswat, Allah yongera kwereka abamama, bwa mbere yakoresheje umuyaga, bwa kabiri yakoresheje urusaku. Urwo rusaku rwaraje ku buryo nta kindi kintu washoboraga kumva usibye rwo. Igihano cya gatatu Allah subhanahu wa ta'ala yahaye aba bantu dhilla, igicucu. Arsala alayhim minha shirarun, Allah muri icyo gicucu yabamanuriyemo amabuye avuye mu ijuru yo bari bamaze igihe basaba. Aba bantu byagenze bite? Allah subhanahu wa ta'ala igihe cyo kwereka aba bantu kigeze, yabwiye Shuaib n'abantu be, aramubwira ati saha yageze nimuhunge. Iyo Allah subhanahu wa ta'ala yabaga agiye kwereka abantu nk'aba, yarokoraga intumwa ye, yarabanzaga akayibwira isaha yo guhunga, akayibwira uko izahunga naho izahugira. Byarabaye ku bwa Nuhu alayhi salam, Allah yaramubwiye ati bazi inkuge nizagukiza n'abantu bawe. Byarabaye ku ntumwa zose zagiye zibaho abantu bazo bagiye guhanwa. Ku gihe cya Lut uri hafi y'aba bantu alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala yaramubwiye ati wowe uyu munsi ntimuryame, inna maw'iduhum as-subha, aba bantu baraza kurimburwa mu rukerera mu gihe cya subuhi, muramenye ntimuryame mutaza gutwarwa n'ibitotsi mugashyana nabo. Wowe mu masaha ya nyuma ya Leishayi uzenguruke mu bemeramana bose ubabwira uti tugende duhunge, aba bantu baraza kurimburwa mu rukerera. Reka muhe inyungu ya mbere yo guhana abantu muri iyo shusho. Icyambere, umuntu wese wemeraga kujyana n'iyo ntumwa yabaga atsinze ikigeragezwa ry'imyemerere, kuko abo bantu bari mu mahoro, bari muri kirima nziza imeze nk'iyi dufite nonaha. Kubabwira ngo mu rukerera baraza kurimbuka, uwabyemeraga akazinga ibiraga akajyana n'intumwa, uwo yabaga ari umuntu wamaze kwemera Allah subhanahu wa ta'ala ndetse nande n'intumwa ye. Benshi baravugaga bati mucamarare mugenda reka agiye kwiryamira, nkuko byagenze ku bwa Nuhu alayhi salam. Ku bwa Nuhu alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ategeka Nuhu kubaza ubwato hejuru y'umusozi ahantu hatari amazi. Ubu wajyamo Kigali hariya hejuru akabaza ubwato, yarangiza akadusaba kujyayo, wajyayo? Wewe wagenda kwicara mu bwato mu Kigali byagushobokera? Nta kiyaga kiri hano i Kigali,
nta nyanja duteganya, reba inzuzi aho ziri, noneho reba mu Kigali uko iresha, umuntu akagenda agashyira ubwato hariya kuri Meraneza, yarangiza akabwira barati nimuze dufite urugendo mu minsi iri imbere, wajyayo. Rero abantu bashoboraga kujyana n'izo ntumwa bakagenda bakinjira mu bwato nk'ubwo, yabaga atsinze ikigeragezo cya mbere cy'imyemerere, kubera ko uwo ni umuntu wamaze kumenya ngo iby'intu mwirimo kumbwira ni ukuri kandi yatumwe na Allah kandi biraza kubaho. Ku bwano wabo byari binakomeye cyane, baragenda bicara mu bwato barategereza ubwato bufunguye, umuntu ashobora kwinjira akagaruka, umuntu akicara akavuga ati nibagiwe ibishyimbo akajya kubizana akagaruka. Isaha igeze, Allah yohereza marayika aramubwira ati genda ukinge buriya bwato. Niyo waba uri iki, ntushobora gusohokamo, ntushobora no kwinjiramo nyuma yaho, kandi still nabwo hashize igihe yamvura itaragwa. Allah subhanahu wa ta'ala kikireba ko muri bwa bwato ushobora kuvuga ati genda uvuga ikintu nagisenya nkasohokamo. Allah amaze kuba shuwa na buri kintu ko abantu barimo hari abemera Imana nyabo. Isaha igeze atanga itegeko, isi amazi yose ufite yazamure hejuru, ikirere amazi yose ufite yamanure, wa ghayda alma, amazi yuzura isi mu kanya gatoya. Ku bwa Lut alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala arazamubwira ati, abamarayika bari boherejwe na Allah baramubwira bati inna maw'iduhum as-subha, aba bantu bararimburwa mu rukerera kandi ni mu gitondo, ni mu kanya, ni muryame, nijoro muhunge wowe nabemera Imana. Lut alayhi salam azenguruka mu bemera Imana ababwira ati mwari muzi n'ikindi, uyu munsi nakuryama Allah yaduhaye itegeko ryo guhunga, aba bagenzi bacu bahakanye bashobora kurimburwa, bararimburwa mu rukerera. Inzira yo guhunga ni Allah ababwira n'ikindi, arababwira ati wala yaltafit minkum ahadun wamdu haythu tu'marun, ntihazagire n'umwe muri mwe uzahindukira ngo arebe aho muvuye, mukomeze mu cyerekezo kimwe, one way. Guhindukira cyaraziraga, ntushobora guhindukira ngo urebe ibintu Allah arimo gukora ukomeze ugende ujye kubyigana. Allah yarababwira tuhindukira ari akazi ke, uri buhindukire ni akazi ke, kuko rwose byabaye kuri abo bantu washoboraga guhindukira ukabireba ukabona ibirimo kuba, ariko nawe iyo ni inkuru utazabarira uwo ari we wese. Allah arababwira ati mukomeze, sinshaka ko umuntu uzakorera ibyo ndi gukora, muhindukire, ntiyagire uhindukira, mukomeze inzira imwe, wamdu haythu tu'marun. Hanyuma ku gihe cya Shuaib alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala muteguza mbere y'igihe n'abemera Imana, arababwira ati muhunge muva aho hantu. Allah ababwira ibirometero bagomba kujyamo, ababwira naho bagomba kujya, bagahunga. Isaha igeze, ar-rajfa was-sayha wa dhilla, ibyo bihano bitatu byakurikiranye bite bavandimwe b'Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mu gitondo abantu barabyutse, mu gitondo cya kare babona umuyaga udasanzwe utarimo oxygen. Ibaza umuyaga utarimo oxygen, mu mwanya wa oxygen harimo ubushyuhe, umuntu akarwana na roho kugira ngo ahumeke, agakurura nk'akuka kamwe. Barabanza bagira ikibazo cy'umwuka muke mu muyaga ushyushye, ariko wahumeka ukumva uwo muyaga n'ubundi nta oxygen irimo, ukumva urimo guhumeka ibintu bimeze nk'aho bitari umwuka. Icyo kirabanza kibabaho. Umunsi wa mbere urarangira, umunsi wa kabiri urarangira, noneho ugerageje gusohoka aho hantu ngo ahunge, uko arimo kuva i Madiana agenda akumva harashyushye cyane kurusha aho avuye akagaruka i Madiana. Barabanza bose bagoma ahantu hamwe, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, kugeza ku munsi wa karindwi nta muntu ufite ubushobozi bwo gusohoka. Warasohoka gukumva umuriro noneho urahiye ugahita ugaruka aho wari uri, kandi nabwo harashyushye. Baranyweye amazi, ibintu byose barabikamya, kandi nabwo ngo inyota ntishire. Umunsi wa karindwi ugeze, Allah subhanahu wa ta'ala arema adhilla, ikintu cy'igicucu cy'umukara kure yabo gato, kure y'amazu yabo gato. Icyo gicucu cy'umukara Allah subhanahu wa ta'ala amaze kukiharema cy'umukara, bakibonye bagira ngo ni imvura ikubye. Baravuga bati hano tumaranye ubushyuhe n'umwuka muke by'iminsi 7, ariko hariya biragaragara ko imvura yabigiye kugwayo, ni muze tugeyo. Baragenda binjira bajya munsi ya kiriya gicucu,
bakekaga ko ari imvura yakubye cy'umukara. Iyo ni jahannama ifunguye hejuru yabo. Bavanywe b'Islam, ureba abantu kutamenya Nyagasani subhanahu wa ta'ala. Bose nta muntu n'umwe wasigaye, bose usibye ko bagiye munsi y'icyo gicucu. Isaha igeze, nta muntu n'umwe wasigaye. Isaha igeze, irtajafa bihimul ard, buri muntu ahari hagatebera nka metero 50 z'ubujyakuzimu, ku buryo udafite n'ubushobozi bwo kuzamukayo. Allah subhanahu wa ta'ala arangije abwira cya gice ati nimwohereze. Fa asbahu fi darihim jathimin, amazu yabo ahinduka amatongo kubera ubujura abantu none abafite bashize imbere. Umuntu aracuruza afite umunzani udakora abizi, umuntu arajyana umunzani agatanga amafaranga ngo bawumubarize, tinkatira hakuma kamwe kagarama 200 zibe ziragiye, agatanga n'amafaranga tazi icyo cyaho ukuntu ari kibi imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bavanywe b'Islamu rero, hamwe n'ibi dukora bimeze nk'iby'abantu b'icyo gihe, binanaruta iby'abantu b'icyo gihe, hamwe n'iyi myitwarire mureba, kuki ibihano nk'ibyo bitagihari none aha ngaha? Igisubizo tugisanga muri Qur'an surati 7 aya ya 28. Kuva intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaza, aya mateka y'abatubanjirije intumwa y'Imana yarayahawe kugira ngo tuyakuremo isomo, ariko ibihano nk'ibi bisa gutyo mu ishusho nk'iyo nta bihari. Kubera iki? Imana iratubwira iti wama arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhira wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yohereje intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam n'intumwa izaza kuburira abantu ibihano bikomeye, ariko byari ku munsi w'imperuka. Ubu ngubu ibyo turimo gukora none aha muri ubu bwangizi mureba bwuzuye ku isi, ibi byose birimo biregeranywa kugira ngo abantu bazabihanirwe banabibarurirwe hehe? Ku munsi w'imperuka. Nta wundi muburizi wundi uhari nyuma y'aha ngaha, nta kindi kintu kindi gihari nyuma y'aha ngaha. Kubw'impuhwe rero za Allah subhanahu wa ta'ala yatwohereje intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Intumwa y'Imana Muhammadin izari impuhwe. Abantu ba Taif banze kwakira intumwa y'Imana, bayireba nabi, bayigirira nabi. Allah aramubaza ati mbarimbure, intumwa y'Imana iti bihorere, bangiriye nabi, ariko ku migongo yabo hashobora kuzava abemera. Ubu none haba bose mureba ibi byose ubona abantu bamaze kudamarara, bamaze gutuza, bamaze kwiyakira, ibi byose birindiriye umunsi w'imperuka. Kubera iki? Izina rya Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ni nyiri impuhwe. Impuhwe za Allah subhanahu wa ta'ala hano ku isi nizabemera Imana n'abatari bo, aba bose bari mu mpuhwe ze bakora ibyo bashaka. Ariko Ar-Rahim ku munsi w'imperuka impuhwe zizaba ari izabemera Imana gusa, abasigaye bazajya muri kondisiyo y'umuriro wa jahannam mubi unanatwika kuruta ibyo bihano byose abatubanjirije bagiye banyuramo. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya ya 4 y'iyi sura katubwira ati ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Bari abantu babajura bacuruza biba, bakibisha iminzani, bagapimira abantu ibintu bituzuye, bakagurisha abantu ibintu bitari ukuri, bafite uburiganya mu bucuruzi. Ese ntibajye bibuka ko hari igihe kizagera bakazuka? Iyi ayishatse kuvuga iki? Ishatse kuvuga ko ibyo barimo gukora byose nonaha birimo birabikwa kugira ngo bizajye muri packages, bazabarurirwa ryari? Nyuma yo kuzuka ku munsi w'imperuka. Ala yadhunnu ulaika, ese abo bantu bakora ibi, bakora nk'ibi byakozwe n'ababanjirije bakora amako kanya, abakibikora nonaha ntibazi ko bazazuka bakabibazwa. Li yawmin azim, ku munsi ukomeye, ari wo munsi w'imperuka. Umunsi uhe? Yawma yaqumu an-nas, umunsi abantu bazabyuka bagahaguruka li rabbil alamin, bahagurutse kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqumuna an-nas hufatan uratan gharla, abantu uburyo bazabyuka, uburyo bazahagarara, uburyo bazeguka ku munsi w'imperuka, bazutse bashyizwemo roho kubera Allah subhanahu wa ta'ala. Hufatan, nta n'umwe uzaba wambaye inkweto, uratan, nta n'umwe uzaba wambaye imyenda, gharla ghayru makhtunin, nta n'umuntu uzaba usiramuye, n'inzara n'imisatsi byose byatuvuyeho tuzaba tubifite kuri uwo munsi. Duhagarara imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala.
intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam muri hadith yakiriwe na Abu Umama iratubwira iti tadnu shams yawm al-qiyamah ala qadri mailin wa yazdadu fi harriha kadha wa kadha. Ku munsi w'imperuka abantu bamaze kubyuka imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala, izuba rizigizwa hafi y'abantu qadra mailin, ku buryo izuba rizaba riri hejuru y'abantu nk'ikilometero kimwe cyangwa bibiri. Abantu batogote ibyuya bibashiremo kuri uwo munsi bavanywe b'Abayisilamu, kandi noneho bizatwara igihe fi yawmin, uwo munsi abantu bazaba barimo. Ni nayo mpamvu iyi aya Allah subhanahu wa ta'ala aya gatanu atubwira ati li yawmin azim, ku munsi ukomeye w'imperuka. Abibisha iminzani, abafite uburiganya mu bucuruzi, ntabwo bajya batekereza ko bazazuka ku munsi ukomeye, umunsi nk'uyu ndi kuvuga. Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati fi yawmin, uwo munsi kana miqdaruhu 50,000 sana, abantu bazawumaramo imyaka 50,000. Ubu none ahangaha imyaka isi maze, wenda n'abantu bariho muri izi generation za none aba bavuga ngo isi maze imyaka 1000 sinzi bingahe, ukabona ngo ni igihe kinini cyane, ukabona baravuga ngo uwo munsi umwe ukuri he kutigeze uba, barabona ari igihe kinini cyane cyane, mu gihe umunsi umwe ukabazawumaramo imyaka 50,000. Imyaka 50,000. Hari imyaka abamenyi bayivuze mu buryo butandukanye bitewe na hadith bagiye bakira. Reka mfate nka hadith ivuga imwe muri iyo myaka, nubwo atari yo yonyine, hari n'izindi zagiye zigaragara zivuga indi, ariko hari igihe biba bitewe no kudasobanukirwa neza. Wenda umwe Imana yarashaka kuvuga ngo imyaka iyi ni abantu bazaba bari muri iki, iyi ni abantu bazaba bari muri iki, hanyuma abamenyi babihuriza hamwe muri iki gihe cyane none babyumve neza. Reka dufate nka hadith ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam li Bashir, umwe Imana yabwiye umusangirangendo witwaga Bashir, ramubwira iti, yabwiwe witwaga Bashir, ramubwira iti kayfa anta sani'un fi yawmin yawma yaqumu an-nasu fi 300 sana ya rabbil alamin. Ese uratekereza ko uzitwara ute ku munsi abantu bazahagarara imbere ya Allah bategereje kumva next igikurikiraho, bagahagarara imyaka ingahe? 300 sana, imyaka 300. Imyaka 300 abantu bahagaze bategereje kumva bati noneho twazutse turahari. Buri muntu ategereje kumva ikiri bukurikireho. Buri muntu kwa kundi abantu mushobora kuba muri ahantu mufite nk'uwo mutegereje, noneho mutegereje ko ari buza akababwira ati noneho uwo twari dutegereje arahageze. Imyaka 300 igashira muri hadith ya Abu Hurairah. Tekereza noneho iyo bakubwiye ngo fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana, imyaka 50,000, iyo ni 300 gusa irashize, abantu bahagaze bategereje kumva icyo Allah subhanahu wa ta'ala ari buvuge. La yatakallamuna, nta muntu uzaba ari kuvuga muri ako kanya, ntawe, illa man adhina lahu ar-rahman, kiretse uwo Allah azajyaho uburenganzira atigira icyo uvuga, kandi nawe akavuga ibyazi neza by'ukuri. Nta mwanya wo kurimanganya uzaba hari ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 7 akatubwira ati kalla, by'abantu bakora sibyo, bujura bw'iminzani sibwo, kuba abantu batazi Imana sibyo, kuba abantu badatinya Imana sibyo. Inna kitaba al-fujjari lafi sijjin, kitaba igeno, urwandiko, liste y'abantu b'inkozi z'ibibi, lafi sijjin, abo bantu bazafungirwa mu ndiba y'umuriro wa Jahannam. As-sijjin ni waznu fa'il min as-sijin, ni ukuvuga ngo ni gereza, ariko noneho bazafungirwa muri gereza iri mu muriro wa Jahannam, hasi ku iherezo ry'umuriro wa Jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala azawuturinde. Ibiranga sijjin, iyo gereza y'umuriro wa Jahannam ni ibiki? Icyambere ad-dhiq, kwibana. Umuntu ari muri Jahannam mu bushyuhe bungana gutyo, arimo aratogota, noneho nahari ni hato. Bavandimwe b'Abayisilamu, Jahannam nayo irarutanwa. Jahannam irarutanwa, ntabwo imeze kimwe. Jahannam irimo amadepartema,
jahannam irimo ibyiciro, jahannam irimo ibihinza byo muri jahannama, abakuru bo muri jahannam ugasanga umuntu kubera ubukozi bw'ibibi hano ku isi ahawe itike yo gufunganwa n'abo bantu. reba ukuntu Allah atubwira muri suratul Baqara, innal munafiqina fi ad-darki al-asfali minan nar, indyarya mu myemerere zizaba ziri mu ndiba y'umuriro wa jahannam mu munyotswe, aho byose birimo guhurira ibishyi. jahannam nayo iratandukanye, ni nayo mpamvu hano harimo asijin. muri jahannam hari abantu bazajya baryama, hari abantu bazaba bafite uburiri, hari abantu bazaba bafite amakuvurori, hari abantu bazarya, hari abantu bazakora iki, ariko ibyo byose kuri bo bizaba ari ibihano. ariko noneho uko Allah subhanahu wa ta'ala yaremye jahannam, nubwo bwose icyo kiringiti ari ikiringiti cy'umuriro, ariko ukumvura gishaka kikabona umugabo kigasiba undi. inna shajarata zaqum, igiti cyitwa zaqum ta'amul athim, nibyo biryo bya mbere bibaho bizahabwa abantu mu muriro. ugasanga umuntu arimo arashaka kujya kurya kuri icyo giti, Allah yavuze gutyo, akakirya amara kongera kabira akavuga ati ariko ntacyo ndakiriye. Allahu akbar. bavandimwe b'Islam, ibintu ntabwo byoroshye. Allah subhanahu wa ta'ala ati inna kitaba al-fujjar, inkozi z'ibibi mubona n'ibyo zikora birimo nibi byavuzwe hejuru. Allah yangurunuka bituma umuntu ashobora kujya muri aba bantu, kwibisha iminzani, gucuruzanya uburiganya, gupimira abantu ibintu bituzuye. wowe noneho ukikunda igihe ushaka ko baguha, ugashaka ngo baguhe ibyuzuye banarenzeho. abo ngabo bari muri iri jambo al-fujjar. Allah subhanahu wa ta'ala ati la fi sijjin ala wazni fa'il, bazafungirwa mu muriro wa jahannam. umuriro wa jahannam wa huwa ad-dhiq, umuriro dayiqun, uzaba wegeranye, ahantu hazaba hegeranye muri kano kumba ka sijjin. wama adraka ma sijjin, ese iyo gereza ifunze yegeranye yo mu muriro wa jahannam wayibwirwa n'iki, wayimenya ute? bavandimwe b'Islam, Allah subhanahu wa ta'ala umuriro wa jahannam yawushyize munsi y'ibiri hasi byose, naho ijuru arishyira hejuru y'ibiri hejuru, ayishyira hejuru. ni ukuvuga ngo ijuru riri hejuru ariko jahannam yo iri hasi. ijuru ni darajat, ni ukuzamuka ujya hejuru, mu gihe umuriro ni darakat, ni kave, ni ukumanuka ujya hasi, ujya mu muriro wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala azawuturinde hahandi hasi muri darakat, hasi fi darki al-asfal, muri kave ya nyuma niho izi sijini ziri. ugasanga ni gereza umuntu afungiwemo imyaka yose. bya bindi twavuze Qur'an yavuze ngo abantu bazaba bafite mihad, ibiringiti n'amakuvurori muri jahannam, uwo nguwo ntabyo azaba afite aho ngaho. Allah subhanahu wa ta'ala cyarimo kwibutsa muri aya ni ikibavandimwe b'Islam, izi aya ziganira ku muriro. abakoze ibi byaha mu batubanjirije Allah subhanahu wa ta'ala yaboretse hano ku isi, ariko mu kanya nababwiye ko hano ibyo abantu barimo gukora bamaze kwiyakira, nta kundi kwarama muri rashusho guhari, ibi nibyo bibategereje. nikizi aya zivuze. dutinye Imana bavandimwe b'Islam, tunatinye umunsi tuzasubizwa iwayo, tunatinye umunsi mperuka. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira muri aya 9 ati kitabun marqum, kitabun marqum. mukanya yatubwiraga ati wama adraka ma sijjin, ese uriya muriro, iriya gereza ya sijjin wayibwirwa n'iki? hana akatubwira ati kitabun marqum. Ibn Kathir akatubwira ati laysa tafsiran liqawlihi wama adraka ma sijjin. iyi aya ya 9 ntabwo ari tafsiri y'iyi aya yo hejuru ivuga kuri gereza zo mu muriro wa jahannam. wa innama huwa tafsirun lima kutiba lahum min al-masir ila sijjin. ahubwo Allah subhanahu wa ta'ala yashakaga kutubwira muri iyi aya ko abantu bafite ibyo bandikiwe mu bihano bazahanishwa muri uriya muriro wa jahannam. Allah subhanahu wa ta'ala azawuturinde. muri aya ya 10 Imana ikatubwira iti wailun yawma idhin lil mukaththibin, igihano gikomeye kuri uwo munsi umeruka kiri kuri babandi bapinga, bahakana ndetse batanashaka kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Al-wayl, iri jambo, iki gihano, uku kurimbuka, al-halak, ni ukurimbuka, wadama, no kurangira, biri kuri bariya abantu bahakana Allah subhanahu wa ta'ala. muri aya ya 11 Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati alladhina yukaththibuna biyawmiddin, ba bandi bahakana umunsi w'imperuka.
turaje noneho iyi aya 11 ni gute tuyihuza na aya zarangiye. Allah ati igihano alhalaka wadamar, kurimbuka no korama biri kuri babandi bahakana. Ni bande? Muri aya 11 alladhina yukadhibuna biyawmiddin, babandi bahakana umunsi w'imperuka. Bihuriye he bavandimwe b'Islam? Kurikira wumve isano bifitanye. Qur'an yatangiye tubwira icyaha gikomeye kuruta ibindi kibi, aricyo kwibisha iminzani no gucuruzanya uburiganya mu ncamake. Allah subhanahu wa ta'ala aduha ingero muri Qur'an z'abantu barimbutse kubera icyo cyaha. Ariko noneho ku gihe cy'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam iyo ikaba itazarimburwa nk'uko bariya batubanjirije bagiye barimburwa hano ku isi, ndetse n'ibihano by'umunsi w'imperuka bikaba bibategereje. Ahubwo inkozi z'ibibi al-fujjar muri ummati Muhammadin ndetse nabo babanjirije, Allah akaba yarabateganyirije ibihano he muri sijin, mu muriro wa jahannam. Haza ikindi kibazo noneho cyo kutemera umunsi w'imperuka. Baravuga bati noneho n'uwo munsi w'imperuka mutubwira ntuzaba, byo mutubwira by'umunsi w'imperuka ntibizaba, nuko kuzuka ntikuzaba. Allah subhanahu wa ta'ala ati rero ibihano bikomeye biri kuri abo bahakana iki? Alladhina yukadhibuna biyawmiddin, bahakana ko n'umunsi w'imperuka utazagera. Kuko iyo umuntu uje none bakamubwira tunubwo wanjyaniye amafaranga uzayama ku munsi w'imperuka, akubwira ati umunsi w'imperuka waheze, wabyumvishije amafaranga yawe abagiye. Ariko nkanjye ukambwira uti Sheikh n'ubwo se wanjyaniye amafaranga uzayama ku munsi w'imperuka, njye ntabwo meze nk'uri, leta mvuga na umunsi w'imperuka ndawuzi, hebana kiri ibyawe turangizanye. Bivuze ngo iyo umuntu yamaze guhakana umunsi w'imperuka no kutawemera no kutemera ko ibi yabwiwe na Allah ku munsi w'imperuka bizamubaho, ahita ahinduka umuntu mubi kuruta abandi, Ariko babandi bemera umunsi w'imperuka, ako kikangwa ku munsi w'imperuka no kuba bawuzi banawemera, gatuma igihe cyose umuntu aguma ku murongo mwiza kubera gutinya ibi bihano Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije abahakana umunsi w'imperuka, barangiza bagahita babera rimwe inkozi z'ibibi. Allah katubwira ati wama yukadhibu bihi, ariko mu by'ukuri nta uhakana umunsi w'imperuka illa kullu mu'tadin athim, usibye n'ubundi abantu basanzwe ari inkozi z'ibibi. Allah subhanahu wa ta'ala abita abantu basanzwe ari inkozi z'ibibi mu'tadin, benderanya athim kandi bakora ibibi. Mu'tadin fi af'alihi, bakora ibikorwa bibi Imana itishimira, min ta'ati al-haram, bakora haram, wal mujawaza fi tanawul al-mubah, hanyuma bakarengera n'ikintu cyari halal nacyo bakagikora mu ishusho ikigira haram. Kuko nk'ubucuruzi ni halal, ariko iyo ucuruje ufite uburiganya muri business uba wamaze kugwa mu cyaha gikomeye. Allah subhanahu wa ta'ala tubwira ikindi kintu aba bantu bahakana umunsi w'imperuka bitwaza, wa idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin, bahakana na Qur'an. Wumve none mukanya bahakana umunsi w'imperuka, bati ibyo bintu mudusezeranya ngo bizatubaho ku munsi w'imperuka turabihakanye. Bimeze nk'abareba ku bwa Shuaib, yabwiraga ati ibi bintu murimo gukora nk'ibyabaye ku bantu bo kwa Lut namwe bizababaho. Bakamubwira bati turaguhakanye niba bihari bwira Imana ibizana. N'abantu rero none aha nabo niko bameze, baravuga bati umunsi w'imperuka mutubwira ntuhari. Noneho barangiza bakatubwira bati ibyo mutubwiramo birimo nk'iyi Qur'ani n'inyigisho z'idini ya Islamu asatirul awwalin, ni ibintu byahimbwe n'abantu ba kera bitari ukuri. Bagahakana Qur'an, bagahakana izi nyigisho zikubiye muri Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 14 akatubwira ati kalla, baribesha laysa al-amru kadhalika, nabwo ibintu bimeze uko abantu babitekereza, ahubwo rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Igihombo gikomeye, ikutu, umutima wahumye, imitima yabo yamaze guhuma kubera ibikorwa bibi bakoze, baragenda babihindura umuco, barangije bariyakira, imitima yabo iragenda irahuma burundu. Rana ala qulubihim, imitima yabo yarahumye. Bavandimwe b'Islam, iri jambo rana ala qulubihim, imitima yabo yamaze guhuma, kugira ngo turisobanukirwe neza tugaruka kuri hadithi yakiriwe na Abu Huraira, Imana imwishimire.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مري حديث نمغي ما نرفزتي إن العبد ومغرق إذا أذنب ذنبا يكوزيشاها كانت نكتة سوداء في قلبه إيشاها جسيغا أكادومو كمكرا كمتماوي أبيون بشيش يومنا كوزيشاها جسيغا أكادومو كمكرا كمتماوي نونهو إبجاها بجامرا كبابجيش تكاغاروكا كوري آية بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كبير بجوا كوزي متما يريجم يكبير كبير تدومو دسانغا مري حديث أبو هريرة تفسير ابن كثير أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت لك كن إيمان محمد صلى الله عليه وسلم يرتب جيتي إن العبد إذا أذنب يوم غرق كوزيشاها كانت نكتة سوداء في قلبه جسيغا كدومو كمكراكم متماوي فإن تاب منها سقل قلبه iyo ukoze tauba ukicuza kuri kiriya cyaha wakoze kari akadomo kakuvaho wa inzada ukukomeza gukora ibyaha udakora tauba zadat umutima ugakomeza ugahinduka umukara intumwa y'Imana itivuga ngo kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ahubwo imitima yabo yabaye umukara yarahumye kubera uruhererekane rw'ibikorwa bibi bagiye bakora mu buzima bwabo birimo guhakana ndetse no kwanga kwemera Allah subhanahu wa ta'ala. Hasan al-Basri aratubwira ati adh-dhanbu ala dhanbin hatta yu'mi al-qalba fayamut ririya jambo rana ala qulubihim divuze adh-dhanbu ala dhanbin gukora icyaha uyu munsi ejo ukagisubiramo ukagerekaho ikindi hatta yu'mi al-qalba kugeza ubwo umutima wawe uzagera ugahinduka umukara fayamut ugapfa umutima amaze gupfa rero nuwuhe niriya babwira bati Allah aragutegereje ku munsi w'imperuka ati cyane kubera iki rana ala qulubihim umutima amaze guhuma umutima wahumishijwe n'iki no kwanga guca bugufi ngo yumve ubutumwa bwa Allah subhanahu wa ta'ala kandi abukurikire mu bihano bya mbere aya 15 igihano cya mbere inkozi z'ibibi zizabona ku munsi w'imperuka igihano cya mbere inkozi z'ibibi zizabona Allah subhanahu wa ta'ala aturinde kuba inkozi z'ibibi bavanywe w'Islam azaturinde n'iki gihano igihano cya mbere bavanywe w'Islam uratekereza ko ari iki igihano cya mbere kizatangwa ku munsi w'imperuka cy'inkozi z'ibibi nizi babantu banze kwemera Imana subhanahu wa ta'ala bagahakana umunsi w'imperuka bagahakana inyigisho ze bagahakana Qur'ani bakayita asatirul awwalin ibisigo by'abatubanjirije n'inyandiko zahimbwe n'abantu ba kera kuko bajya babivuga ko Qur'ani rega turabizi ngo bakoporoye sinzi ngice gitabo mujya mu byumva abo bose bamaze gukora ibyo byaha igihano cya mbere bazahanishwa ku munsi w'imperuka muri aya ngiye kuvuga bagahita batora adhana Allah subhanahu wa ta'ala yaravuze ati kalla mu by'ukuri aba bantu bose bibesha kuri Allah innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun igihano cya mbere bazahanishwa ku munsi w'imperuka kurindwa kubona n'amaso yabo Allah subhanahu wa ta'ala. Nyuma yo gutora adhana inshallah turagaruka dusesengura neza iki gihano abantu bazahanishwa cyo kurindwa kubona Allah subhanahu wa ta'ala. Tunanabone ngo ni ryari abantu bazabona Allah subhanahu wa ta'ala kuko aha ni mbere yo kwinjira mu ijuru aha ni mbere y'abantu gucibwa imanza. Nyuma yo gutora adhana inshallah igihano cya mbere kizatangwa ku munsi w'imperuka kizatangwa ku nkozi z'ibibi kuko twari tumaze kubivuga mu kanya aricyo kurindwa guhishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bivuze ngo bavanywe w'Islam kureba Allah ni igihembo gikomeye cyane mu bihembo abemera Imana bazahabwa ku munsi w'imperuka. Kureba Allah bikaba biri mu bice bibiri. Hari ukureba Allah fi arasati al-qiyama mbere yuko Allah atangira guca imanza na mbere yuko Allah subhanahu wa ta'ala atangira ibigendanye na fa'aliyat n'ibintu bizakorwa ku munsi w'imperuka birimo kubarurira abantu birimo kuberekeza mu ijuru cyangwa mu muriro hazabaho Allah subhanahu wa ta'ala abantu kuzajya bamureba kureba Allah subhanahu wa ta'ala. Aha rero tubikura muri aya ibi byose Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira ati kalla bariya abantu banze kwemera Allah bakanga kumwumvira
bakanga kwemera Qur'ani, bakanga kwemera umunsi w'imperuka, kuko abemeye umunsi w'imperuka bakora ibikorwa byiza bibarinda ibihano byo ku munsi w'imperuka. Allah subhanahu wa ta'ala akatubwira ati kalla innahum bari abantu b'inkozi z'ibibi an rabbihim yawma idhin lamahjubun, ku munsi w'imperuka bazarindwa, ku munsi w'imperuka bazahishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, ndagira ngo iyi aya ngira ikindi kintu nyivugaho. Iyi ni dalili ko abantu ku munsi w'imperuka bazareba Imana subhanahu wa ta'ala, kandi kureba Imana kikazaba ari igihembo, kuko Allah ntabwo yari kutubwira ngo aba bantu b'inkozi z'ibibi bazarindwa kubona Allah ku munsi w'imperuka kandi abizi ko abantu ku munsi w'imperuka batazamureba. Ndagira ngo impamvu ibi mbivuze tuyisobanukirwe. Mu myemerere y'abantu bamwe na bamwe hari abavuga ko no ku munsi w'imperuka abantu batazareba Imana. Ntabwo mwari mwabyumva? Bamwe mu bantu bavuga ko kureba Imana ku munsi w'imperuka bitazakunda, bidashoboka. Kubera iki? Kubera aya ya Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati la tudrikuhu al-absar, amaso ntabwo ashobora kubona Allah, wa huwa yudriku al-absar, ariko Allah we akaba areba abantu, sibyo? Aho ni hano ku isi. Amaso y'umuntu uko Allah yaremye hano ku isi ni amaso afite ubushobozi n'imbaraga byo kureba hano ku isi, bitandukanye no ku munsi w'imperuka, bitandukanye n'ukuntu abantu bazazuka bameze, bitandukanye n'ukuntu umuntu aba areba nyuma yo gupfa, nyuma yo kuva mu buzima bwa hano ku isi. Kandi ku gihe cya Musa alayhi salam, abantu ba Musa baramubwiye batwarize n'ikindi, twe nta kibazo tukigufiteho nonaha, nta kibazo tugufiteho, dushobora no kukwemera ariko kuri kondisiyo imwe, arina Allah jahara. Iyo Mana ubu tubwira turashaka kuyireba n'amaso. Musa arababwira ati murayireba mute? Nanjye ko ntarayibona, mvugana nayo gusa ku musozi wa Sinayi, sindayibona nanjye. Murashaka kureba Imana gute? Koko mwakumvisha ibyo Imana ibabwira, murashaka kureba Imana gute? Ariko hakaba hari ikintu kigeze kuba kuri Musa alayhi salam. Ubwo Musa kera mu myaka yashize, mbere yaho nawe yari yarasabye Allah kumureba. Imana iramubwira iti ya Musa, kundeba ntabwo nyembyanze, ariko ntufite ubushobozi bwo kundeba. Rero Musa yarasanzwe abizi ko kubona Imana hano ku isi bidashoboka. Aragenda abwira Allah subhanahu wa ta'ala, aramubwira ati ya Rabbi, ba bantu noneho banzaniye indi kondisiyo ikomeye ngo kugira ngo banyemere. Imana iti niyihe? Ngo barashaka kukureba. Imana iramubwira iti se uko ubizi urabona bafite ubushobozi bwo kumbana hano ku isi? Koko bafite ubushobozi bwo kumbona? Musa arababwira ati none se niyo kondisiyo banshyiriyeho nta yindi. Imana irababwira iti nta kindi, abo bavuze ko bazakwemera ari uko bambonye uzabazane kuri uyu musozi. Sahi ni munota uyu n'uyu nzabiyereka, nzaturuka muri kiriya cyerekezo cya hariya. Baraza baricara bararambye barategereza, baravuga bati baratugiye kuyireba noneho, ibintu byo kutubwira Imana tutayireba ntibishoboka, uyu munsi birarangiye. Barategereza, barakubwira ngo Allah subhanahu wa ta'ala yabaye nk'uhishura igice cye gito cyane, igice cya Allah subhanahu wa ta'ala gito cyane. Umusozi warakubise, inkuba zirakubita, umuriro uraka, ba bantu bikubita hasi barapfa. Musa alayhi salam kuko yarasanzwe abizi, ntiyigeze ananareba aho bavugaga ngo Imana iri buturuke, yarabihoreye. Bose bikubita hasi barapfa nyagupfa. Allah subhanahu wa ta'ala babonye inkuba ukuntu zakubisa n'ukuntu umuriro watse, bikubise hasi barapfa. Musa alayhi salam atangira negosiyasiyo zo kwinginga Imana ngo ibazure, kuko ntabwo yari busubire mu muryango w'Abayisiraheli adafite abo bantu. Abwira Imana ati Imana yagasana, ubuse abantu baje bazi ko baje gukureba none barapfuye, ubuse ndasubira mvuga gute? Qur'an surat al-Baqara iratubwira iti thumma ahyaynahum, turabazura nyuma yo gupfa. Buri muntu agakanguka yikunga, muravuga ati Imana yawe nayibonye ntabwo nshaka kuyemera, sinshaka no kongera kuyireba. Nubundi basubirayo ntibigeze bemera Allah subhanahu wa ta'ala. Rero ibyo ni hano ku isi.
ku munsi w'imperuka mu bihembo Allah subhanahu wa ta'ala azagororera abantu harimo kumureba. Bavandimwe b'Islam, iyi aya ya 15 ya suratul Mutaffifun niyo dalili ya mbere, kuko Allah aratubwira ati kalla innahum bariya b'inkozi z'ibibi an rabbihim yawma idhin lamahjubun, ku munsi w'imperuka ntibazahabwa amahirwe yo kureba Nyagasani subhanahu wa ta'ala, bazahishwa Allah subhanahu wa ta'ala. Muri aya zirenze ibwe Allah subhanahu wa ta'ala yavuze ko yagaragaje ko kumureba bishoboka ku munsi w'imperuka, ndetse kiri no mu bihembo Allah azahemba abantu. Fata suratul Qiyama aya ya 22 na 23. Allah subhanahu wa ta'ala yaratubwiye ati wujuhun yawma idhin nadira, kuri uwo munsi uburanga bw'abemeramana buzarabagirana ila rabbiha nadira, burimo kureba Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Na hadith nyinshi zirenze imwe mu bitabo bya sihah zitubwira ko abemeramana bazabona Allah subhanahu wa ta'ala ku munsi w'imperuka. Fata nka hadith n'umwe Imana yabwiye abemeramana iti innakum satarawna rabbakum, mu by'ukuri muzabona Nyagasani wanyu kama tarawna hadha, nkuko murimo kureba uku kwezi kw'iminsi 14, la tadaamuna fi ru'yati, nta muntu uzabyigana n'undi kureba Imana ku munsi w'imperuka. Urumva iyo ni dalili. Hanyuma rero baratubwira ngo ku munsi w'imperuka yukshafu alhijab, hazakurwaho ipaziya iri hagati yacu na Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Fayanzur ilayhi almu'minuna walkafirun, abantu bose icyarimwe bazaba hari ku munsi w'imperuka barebe Allah subhanahu wa ta'ala, abemeramana barebe Allah subhanahu wa ta'ala, n'abakafiri barebe Allah subhanahu wa ta'ala, bakimukubita amaso thumma yuhjab anhu, bo ku maso yabo ahita yasubiraho ipaziya. Abemeramana bagume bamureba, aba batemera Allah subhanahu wa ta'ala, bahakanye Allah subhanahu wa ta'ala, bahita bagira ikintu kibakingiriza ntibongere kumubona. Wa yanzur ilayhi almu'minun, abemeramana barebe Allah subhanahu wa ta'ala kulla yawmin, buri munsi, ghadwatan wa ashiya, mu gitondo na nimugoroba, ari kureba Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma abo bazaba bateretswe Allah subhanahu wa ta'ala, hashizweho ipaziya ituma batareba Allah, mu gihe abemeramana bareba Allah mu gitondo na nimugoroba, bo bazacirwa imanza thumma innahum lasalul jahim, bazajya no mu muriro wa jahim. Allah subhanahu wa ta'ala azawuturinde. Babujijwe kureba Allah, barinzwe kureba Allah, bashyiriweho ipaziya ituma batareba Imana, hanyuma bazashyirwe no mu muriro wa jahim, umuriro utazima. Allah subhanahu wa ta'ala azawuturinde. Thumma yuqalu, bazanabwirwa bati ibi muri kureba ku munsi w'imperuka, hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun, nibyo mwabwirwaga ku isi mugashyira ibiti mu matwi mukanga kubyumva mukanahakana. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala muri aya 18 akatubwira ati kalla inna kitabal abrari, mu by'ukuri igitabo noneho ku rundi ruhande cy'abakoze ibikorwa byiza, lafi illiyin, kizaba cyangwa se mu by'ukuri urutonde, mu by'ukuri abakoze ibikorwa byiza nibirebana nabo byose, abo bakoze ibikorwa byiza bari mu bo hejuru. Al-illiyun hano ni ikinyuranyo cya asijin. Mukanya twari twabonye inkozi z'ibibi Allah subhanahu wa ta'ala azashyira muri sijin, ariyo hasi y'ibiri hasi. Abemeramana bakoze ibikorwa byiza bo lafi illiyin, bazaba bari hejuru y'ibiri hejuru. Aho ni ku ruhande rw'aba bandi bumviye Allah subhanahu wa ta'ala, bazaba bari mu ijuru. Wama adraka ma illiyun, ese abo bantu byabo bimeze bite? Kitabun marqum, Allah subhanahu wa ta'ala yamaze kwandika ibirebana n'ibyo bazaba bafite mu ijuru. Yashhaduhu almuqarrabun, almuradu bilmuqarrabin huna almalaika, abamarayika bazi neza ibyo Allah subhanahu wa ta'ala yateganyirije abo bazaba bari mu ijuru. Innal abrara, abo bakora ibikorwa byiza, lafi na'im, bazaba bari mu nema za Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala. Bavandimwe b'Islam, iyi sura ni ndende. Kuri uyu munsi reka dusoreze ahangaha kuri aya ya 22, ariko mu isomo ryacu ry'ubutaha tuzahera kuri aya ya 22, tuganire kuri izi nema Allah subhanahu wa ta'ala agiye kuvuga z'abantu bo mu ijuru muri iyi sura ikurikira.
innal abrara lafi na'im, abakoze ibikorwa byiza hano ku isi bazaba bari mu nema. Izo nema Allah subhanahu wa ta'ala atangira kuzivuga muri aya zikurikira, tuzabiganiraho ku burebure mu isomo ryacu rizakurikiraho. Hanyuma niturangiza igice cy'isura dutangire n'indi sura iyikurikira, tunanayirangize inshallah kugeza aho Allah azadushoboreza. Mu nema ababemeramana bazahabwa ku munsi w'imperuka harimo uburyo bazaba bicaye, ibyo bazaba bicayeho bivugwa hano, harimo ibinyobwa byo mu ijuru abemeramana bazahabwa, harimo nk'ikinyobwa cyitwa ar-rahiq. Allah subhanahu wa ta'ala avuga uburyo iki kinyobwa kimeze muri iyi sura n'ibikigize. Allah subhanahu wa ta'ala akavuga ikinyobwa cyo mu ijuru muri iyi sura nanone cyitwa tasnim, akavuga abantu bazanyweshwa tasnim ivanzwe, iki kinyobwa cya tasnim kivanzwe muri rahiq, akanavuga n'abazanywa tasnim nta kintu na kimwe ivangiye. Ibi byose biri muri iyi sura. Hanyuma Allah subhanahu wa ta'ala ibyo avuga muri iyi sura byose uhereye kuri iriya aya ya 22 tuzabigarukaho mu isomo ryacu ry'ubutaha. Dusabe Allah subhanahu wa ta'ala kuduhembera umwanya tumaze tuganira kuri Qur'an, aturinde kuba mu bakora icyaha gikomeye twabonye muri iyi sura, ari cyo kwibisha iminzani, gupimira abantu ibintu bituzuye no kugurisha abantu ibintu mu buryo bw'uburiganya. Allah azaturinde ibyo byaha, biri mu byaha bikomeye. Aduhe kumwemera, aduhe kwemera Qur'an n'ubutumwa buyikubiyemo, kandi umwanya tumaze tuganira kuri Qur'an azawuduhembere hano ku isi no ku munsi w'imperuka azawudushyirire ku minzani y'ibyiza. Allah subhanahu wa ta'ala azadushoboze kongera guhurira mu isomo ryacu ry'ubutaha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.